Akagozi k'urukundo ndagukunda itayikunze akagozi k'urukundo akagozi k'urukundo turagukunda ita ibyishimo n'ibyiza akagozi k'urukundo Ubusurande wakubona njye mfite umwanya wo kunamiriza ngo ndikubura. Nyose kubuye wabiki. Reka sinakubura koko nuko yifata. Wasanga nkubura wicaho ngaho waje kumara iki. Reka mbanze ndeba hisi igeze shaho kwikoranabuhanga. Iravuga kubura ahubwo. Niba umurambi ukumva utabishobora azasubira iwawe ngeze unamara ko nakikubona. Akesta ni wowe ugiye gutya. Ariko itumva se? Ariko wakitonze ko uri umukobwa nawe ejo uzabona pe ntoteza ariko nawe hari igihe bazagukamira mu kitoze. Oya wowe mbereye ishuri ngende umva ukabitazambaho. Kora akazi. Bucya bwitweje umunsi wambuze se bwo uzabikora. Ahubwo burya nta kibizi uzahangayika umunsi wambuze. Menyere nkubera nk'umuboyi hano muri uru rugo oroshya ariko umunsi uzabibona. Gihoreye ntacyo ndaje ndahikorera. Ubundi byose ni mama ubitera agucyashye nk'umubyeyi ntabwo wakwigira gutya. Ariko n'igihe urashyigikiwe irate urashyigikiwe. Uze koko mukobwa wa mama. Bareba ko nuko nyine amwanya mafite pe. Mbafite ibintu byinshi bindeba nyine. Naho weho abaza kutisawa. Naho kumbara ko ngenza hangayika nkahangayika utagihari. Nuko utagihari nzabe nyine ko bindeba. Ariko mu gihe ngureba fanya kazi. Ako ubundi usibye kwirirwa wishizeho wicaje ayo mabuno yawe ngo mbega warirase ngo birirwa kuvuga nkoranyambaga wumva bikumariye. Nirwo runatuma waraheza aho ngaho nta n'ukubaza izina. Umuntu waza kurambagiza umuntu utafata umwonga kubure yaba ari uwahe. Muko babashije amazina ndabona wararambye. Bazararere. Ibyo amazina nabyo nyeneye. Igihe cyane kandi kuyanzabazwa n'umuntu utamwe bari abawe. Ese bitenzanye bako. Ako se mama. Induru yanyu nakomeje kumva ndaha mu nzu. Muri mubiki. Ariko se mama, icyo kirumba cyawe uhora ushyigikira wumva amaherezo azahereza he. Iyo ubona mubwira ngo nafata umwe yamfashe basi abakubura agenda ikoza ibyo. Akambwira ngo ngiye ngo nta mwanya bifitiye. Ngiye ngo mbona ndi igikoresho cya hano muri uru rugo. Ubundi warambyaye cyangwa warantoraguye nabyo nzabimenya. Ubu ntabwo ushobora gufata umwe gukura hano muri umwana wari mu byumba. Banjye nta mugongo ufite wo kunama kandi Imana yaramaye umusimbura. Nta mugongo ufite wo kunama se ntabwo uri umukobwa. Ni gute undi mwana yagenda agakora ibintu byose wicaye aho ngaho ngo muri mu telefone. Kandi telefone nzayimena umukobwa we nawe maze kwigira icyano ntabwo wumva.
oya mama iyi telefone yanjye rwose mwese sinjye wababyaye kubera iki mudashobora kumvika nzagira ibibazo by'uko papa wanyu atari ahangaha namwe mujya mwirirwa mushondana nk'inkoko ahangaha muri kubona nzabyifatamo gute ko waratubyaye ariko kuba waratubyaye Imana ikaba yaranyihereyeho umusimbura wo kuza kumfasha imirimo ntacyo bivuze ko njye najya kwivuna Jennifer ajya gakora tujije wa mukobwa we kuri umukobwa na wabona ntago wabona murumuna wawe bimubayeho ngo ugire ngo wumve yuko hari ikindi kintu watanze ubwo nawe ku reka mubwire mama niba gukora akazi kangaha Jennifer bimunaniye mubwira asubire mu rugo rwe n'ubundi ntabwo yicara ahangaha ahasiba niba bimurambiye wowe nk'umubyeyi ukabona ko ngomba kwenera nunamije mu nduga ndi gukubura kandi mfite uwo kumfasha uba ugomba kubikora iwe se ahangaha ntabwo ari iwawe mwese ntabwo ari njye wabyo ahubwo ndagira hari umuntu ngiye ubwo ndabikora dini umva mama yaraye hanze babaye inuro akombe abikore njye nta mwanya mfite wo kwivura Ndalo Wiriso mezute sha Katuburanye hora iminsi myinshi kabisa nanjye nabuze nyine urumva ibibazo byakomeje kumperana ariko numvaga muri iyi minsi nshaka kugusura tukagira icyo tuvuganaho si bya Jennifer ko byabaye bya Jennifer ugira ngo ndacyanabitekereza ko nabaye disorder shana noneho na telefone ye ntiba ku murongo yaje kugera iwabo nsanga nabo ntabwo amakuru ye bazi ubwo rero sinzi kabisa amaherezo y'ibyanjye ko bizagenda urumva ko mba ndi no mu rugo njyenyine nta muhungu wanjye se uzi ko nawe yabonye akazi yasigaye agenda akajya gukora uretse ko wenda atangaha ariko ubwo mba niriwe mu rugo njyenyine nuko byagenze gusa ntacyo turaza kuvugana ko nshaka kukureba kanze turasubira mu kanya rero ugiye ku kazi urabona ko hanakeye kora ugiye mu kazi se ntabwo wicaye tukaganiraho gakeya nta kibazo ntabwo ngira amasaha agiye ariko ntibitinge nawe urazibuka cyane saa moya zuzuye uba ugiye nta no kumaza kunywa icyayi urasanyweye icyayi ngawe ko akazi mba nakabonye mba nkababaye Claude rero urabona ko iminsi tumaranye ni myinshi hatangiye nyine uri mu buzima buciriritse ariko urabona ko nawe umaze kuba umuntu w'umugabo ndatekereza ko mu minsi iri imbere nawe ushobora kugira icyo wibwira hanyuma rero nawe nakiruka muri bya bibazo byanjye na Jennifer ari mu nshuti we witwa Liza twaba turi kuvugana kuri telefoni mu kanya kashize ndetse na ya nshuti yanjye yitwa Wiriso numva ko twashaka uburyo ki tumenya amakuru byanze bikunze yaho yabaherereye kuko mperutse kugera iwabo nsanga nabo nta makuru bafite byashoboka buriya
iyo umuntu ari mu bibazo ahura n'utuntu twinshi tumucarenjinga numvaga ko nanjye mu kanya ndaya kwawe Riso, ariko hagati aho ngaho wa mugenzi we witwa Iza yambwiye ko ari buze kuza aha ngaha nawe tukavuga, nawe hagiye haba amakuru mashya afite ntawamenya. Ubwo nawe uraza kugerageza utahe kare, ariko nutaha uraza kumbwira kuko nawe ntagenda aba ntari aha ngaha tukaba twaza kumanukana. Ntabwo si butinde cyane uyu munsi. Nusa akazi kenshi gahari. Shaka gutaha hakiri kare. Ubwo ngira akazi keza, gusa ariko ujye uzinduka ubanze yuze ushyiraho n'agacyabigenda umwerega buriya iby'isi ntabwo ubyirukaho ngo uzapfa ubibonye n'ubundi ikiri mu nda nicyo cyawe. Arizo umuntu agitangira akazi bibaho, ariko namenye akazi. Hanyuma kandi ikindi urabona ko igihe cyo kuruhuka kirageze kw'abana buriya nabo benda kuva ku ishuri. Urumva ko ndashaka kugira ngo byibuze muri bishoboka byose bazaze wenda byibuze hari igisubizo cyabonetse cyiza ku buryo batazongera kuba bari mu bwigunge. Erega buriya nicyo umubyeyi w'umumama bamaze. Iyo abana bari kumwe nawe baba bumva ari ibintu byiza. Ubu nayo niyo mpamvu ubona mba ntatuje. Oya abana cyane ngari nawe umuntu w'umutima. Akabona kabonetse none ni nawe umuntu cyane. Rero ni nawe umuntu mu rugo ukomeye. No, gusa ngo nyine turasubira ku mugoroba ugira akazi keza, nanjye kamengeye mu kwitegura. Bikanyaruke. Ubwo turasubira bayi. Nda sawa? Yego. Ngera y'amahoro. Reka ngere Imana. Yesu wajyana kubera. Ni byiza, nanjye meze neza pe, nta kibazo. Yego tumeze neza cyane. Mba ndi mu rugo nyine subizi se. Ndicariye ariko nari ndi mu rugo ariko namaze kwitegura umfasha. Hinegereje ko mama banza akagenda nyine nkajya nahaguruka nkaza. Umva reka nze turebe uko tubigenza yagiye. Jenny, sigara mu kazi kawe nyine mbaye ngiye. None se ka kazi nyine nakubazaga niba kagihari ngo nze ngakore, none nari nabitekerejeho ndumva ejo naza. Yego karacyahari, nta kibazo. Noneho ubwo noneho inkoko niyo ngoma, ndaza kukuvugisha mu gitondo nsimbuye nta kibazo. Yego sawa rero, ubwo gahunda ni gahunda.
kuri mama wanjye nkunda nkwandikiye ngusezera kuko nanjye ngiye aho ntazi, kuko ndambiwe itotezwa ryo muri uru rugo, incyuro zidashira za mukuru wanjye ndetse no kuvunishwa imirimo ya hano. None rero mama, mbaye ngiye musigare mu rugo rwanyu ndebe ko nagira agahenge, kuko namaze kubona ko mbangamye ahari. Urabeho mama, umwana wawe Jennifer. Uyu mukora se nk'umwana wa Jennifer. Ko ndagusezera ariko Mana ishobora byose. Uyu mukobwa yagiye he? Ndambiwe gutotezwa ariko nta n'uri zisiga ubusa koko. Induru nasize aha ngaha mu gitondo ni ibi bivuyemo koko. Nshaka nimero menya ahantu uyu mukobwa aherereye, kuko ibibazo byangana byo niko nangiye kuzanisha umutwe ku Mana. Ko ngiye kuzirukanka ku gasozi kubera abantu? Ngira ko ntari kumwe n'umugabo, ngo umugabo ari mu kazi, abana nabo bajya birirwa bantesha umutwe, none ngo umukobwa aragiye. Si ibintu bibaho. Amambere yaragiye ajya kwishingira, ibibazo dore aho bigeze, none afashe umwanzuro ngo aragiye. Ese yaba agiye kwiyahura none nk'uko agira impano nazibarwa nzijyana he? Nzerekeza he? Tukoze Mana tabara, unyoherereze se waba bana byibuze mfashe kubarira, kuko nanjye ntabwo binyoroheye pe. Nese ubundi ko mbona nazi uko umeze byagenze gute? Mbona bigira hari amahoro muzampa muri uru rugo. Dore ibyo mushinzwe umuntu warasize yanditse aho ngaho. Se wabisomye se bimbwiye ntabwo ushaka ngiye gusoma inyandiko z'abakobwa bawe. None ngo yagiye. Ngo yagiye ntabwo nzi iyo yagiye. Yanyandikiye ariko nsezeraho ngo ko mbatotezwa nabi, kandi koko nawe nyine ntumworoheye. Gusa umwana wanjye witonde uhirwe. Nindamuka nsanze yiyahuye nawe umukurikire.
ntabwo ibyo ntabwo akagahinda nazagakira. Mbese ko nzi ko muganira byinshi ubwo yagiye ko kutabizi kugeza ubwo arenda kwandika inzandiko. Ntabwo nabasize aha ngaha mbabwira ngo mutunganye ibyo mutunganya ndani. Aha abagira bajya baragenda ubwo afite yagiye yaza ariko undi mama waranamworoye. Ni gute umugore ava mu rugo rwiwe akaza akamara hafi umwaka akwicaye impande ahubwo mukayabwirwa munoteza ngo nimba ari njye muri mirimo. Reka kunzamurira isukari witonde. Ureka kunzamurira isukari. Ako se ko yasigaga kubuye. Ahubwo uvuye hehe wezi saha? Ko nakubwiye ko nasize ariko zibyo nkakubwira ngo mufatanye mukora akazi aha ngaha wowe uvuye aho hehe iki gihe. Ako se mama ubu koko nge murabona ndo kurirwa n'icyaha ngaha yo mu muryango nta numbaza n'izina. Naragiye kureba abandi bantu. Naragiye kureba abandi gushaka kubaza izina. Naragiye kureba urungano. Agahinda mu ntera namwe kazabagaruka gusa. Oya mama ariko nge nta gahinda ngutera pe. Niba umuntu yaravuye mu rugo rwiwe reba ukuntu hano hantu hari gusa ariko reba ukuntu umuruno rugo mama tubane rwose nge reka sinabivamo. Ubwo yagiye arahazi azigarura ubundi kagere tukabona aragarutse. Gusa ndamutse ngize amahirwe ntagira amahirwe nkabona papa wanyagarutse aha ngaha sha ibi byose mwabyishyura namwe. Ubundi papa we yagiye hehe atukugaruka n'uganira n'umugabo wawe. Werindira uzamubona kandi ndabizi neza yuko izansubiza. Wa mukobwa kandi urinshinze. Mpora mbivuga ngo wajye worohera nawe mutangira no kunshinga ndakwiyamye. Yego mane yanjye. Ababyeyi b'iki gihe umuntu amubazaho umupira yagiye ngo ndishize. Ari abacanze ahubwo ngo muri abarokore. Ese nako twabika abantu. Yego ko mana yanjye. Muraho neza. Muraho gene. Yego. Makuru yanyu. Minsi myinshi. Umva. Ikiwa yishe pe. Nese we wabaga he? Himba mu rugo kwa handi yasize iwawe. Yego se? Makuru se ya boss wawe. Boss wanjye nawe nta kibazo. Ntaraza n'undi mugore se? Nawe rwose cyagutegereje. Ariko ndabona nawe ubuzima bwarahindutse ntabwo kiri wawundi. Ubise ko cyagihe. Urana narizeho segondere. Ba rero dufara mu mpembaga agiye no nkusanga ndanyije subira kwiga. Ariko ngaruka hehe kwa boss none. Hagiye wiga ari gutaha. Niga ariho nta. Ariko ubu narangije. Yego. Imyaka cyo koza ni kinini da. Haciye imyaka myinshi. Abana banje se bameze bate? Abana bamaze kuri bikomeye n'amase. Ubu si uko ko mana hari n'ukintekereza. Asa abana agiye bibagirwa umubyeyi ugira ngo. Hagera hose yicaka bakirunguza. Bati papa turashaka mama wacu rwose. Umunsi umwe ujye kubona rwose bakugezeho. Ewe. Ubone papa wabaraje. Nta kintu nkumbuye nk'abana banje rero buriya. Ahubwo rero reka ngusaba ikintu kimwe. Dere turahuye. Ariko utagira uteyibesha gucika ubwo ijya kubwira boss wawe ngo wahuye nanjye. Uri kunyumva? Ya muja sinabikora. Simbishaka. Ahubwo ikiza zana hano telefone yawe nguhe nimero yanjye uzajya umpa amakuru y'abana ndetse n'abampe tuvugane nibiba ngombwa nzajya nkubaza nkubwira ahantu ndi hanyuma ushaka uko bangezaho ngasuhuza sibyo se ariko iyo nimero ukibesha ukayigira undi muntu yiha oyo urabizi kuva kera wambere mabuja mwiza ntabwo narota muhemukira rwose umva bitewe n'ububabare nagize n'ibyo naciyemo byose sinshaka ko hari umuntu umenya nimero yanjye shaka kubaho mu buzima bwanjye nkumva ko nje bwanjye ntuje zana hano telefone bako kanene oya mbona nawe rwose warahindutse pe urasa neza nta kibazo ngahakira ndasa neza se wenda gake bizaza okay reka tugende rero kagende nanjye nkomeze naringiye baje tuvuga nta kibazo ariko uzirikana ijambo nakubwiye mama janda bizikana rwose oya ngaho rero akira nansezera aho rabeho yego